Ngiye kukwereka ukuntu wakishyirira ifoto kuri WhatsApp nimba utarabisobanukirwa cyangwa se nimba ugiye umuntu ngo agushyirire ifoto kuri WhatsApp. Iyo winjiye kuri WhatsApp, ikintu ukora ukimara kugerayo nta handi urajya, ukanda kuri twa tudomo two hejuru ugahitamo akanditseho setting. Iyo umaze kugahitamo kugeza ahantu hari ifoto, iyo hari ifoto bakwereka gutyo, iyo nta iriho hazamo akandi kantu, ubundi ugakanda kuri edit cyangwa se ugakanda tukandi kantu kakwerekeza ahajya ku ifoto, ubundi ugahitamo gallery. Iyo umaze guhitamo gallery bakugeza mu mafoto, noneho ugahitamo ifoto ushaka gushyira kuri WhatsApp yo uba wafashe. Nibango iyo umaze kubona iyo foto uyikandaho, ukimara kuyikandaho bahita bakugeza ahantu nkaha, hanyuma ukayiringanizamo neza ku buryo iri bugaragare nk'uko ubishaka. Wamara kuyemeza ugakanda kuri done. Umaze gukanda kuri done, ifoto ijyaho. Ikintu ukora uba wafunguye data internet yawe uyifiteho ako kanya. Niba aka kantu kari karakuyobeye ukaba ukamenye kandi byari ingenzi kuri wowe, wowe kora subscribe hano kuri channel yacu Mvuye Tech, hanyuma dukomeze tubagezeho video nziza zijyanye no kumenya telefone n'ibijyanye na application ndetse n'izindi serivisi nyinshi cyane dukora bizabagireho.